nubwo wenda ureba ukabona turacecetse ariko natwe biraduhangayikishije humura vuba aha ngaha rwose turakubwira kandi uzishima bimaze kumunenga abana ibintu bizaba birebire kuri njyewe gusa nyine nzishima ari uko cyakemutse kuko nicyo kintu cyanzanye hano muri make namwe murabizi mama wanjye we rwose n'ukuri nta nubwo njya mubwira ko naje aha ngaha ubuze mama ntacyo numuramuka ugiye uze kuza kumudusukuriza ariko ikibazo rwose tukiri mu ntoki ikibazo nitambaza aho bigeze kuko nawe yarambwiye ko azakora ibishoboka ariko arereka mwereke muri mukuru yego ntago burya iyo umuntu asaba ikintu amera nk'umwana avuga ngo mubikore cyane cyane iyo kirimo abantu hafi nka 2 cyangwa 3 batandukanye barenze umwe uvuga gutyo nuko ngo icyo twakubwiye ngo we humura umukobwa twaramukwemereye nuko we kwa kundi iyo wakunze ushaka ngo ibibazo bite bikemuka ako kanya ariko natwe tubiri ntabwo mwebwe muzo muri bindi kuba kuziko kuva nagera mu Rwanda umunsi naharaye nibwo nasinziriye ariko umunsi cyagiye murana nitabikanga nkabona ntabwo gusinzira byaranze nimba ari ikintu nkumbuye gusinzira baze ko numva najya kugura imiti nsinziriza oya Fabi oya yamiti yurire n'igiki ntakoze kweri ko wanyijeje ibitangazana n'isandi kubona amasayize mu kirere yizi kandi hanganye afite imbaraga afite gukomera n'ibigeragezo twahuriramo nabyo si bikeya iyi ni inzira y'umusaraba anyuramo n'urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe nubwo natizwa bakunzi b'inzira y'umusaraba bashuje umuherereye hose mumaje kubona ko noneho ahangaha ibintu bihinduye isura mumaje kubona ko noneho ahangaha ubita Emile asigaranye agahinda gakomeye cyane ubita Emile afite agahinda gakomeye cyane dore ko tumaje kubona ko bamutandukanyije n'umukunzi we ese noneho bigiye kuba byagiye bite ko tubonye ko ahangaha ubita ALAIN nawe akomeje kuba yavuga ati nkomeje kuba narambiwe nkumbuye kuba nasinzira kuko maze igihe kirekire nasinzira kuva nabona Anita simere ko kuba nasinzira kuko iteka ahora mu bitekerezo byanjye ese noneho bigiye kuba byagenda bite ko tubonye ko ahangaha ubita Emile nawe asigaranye agahinda gakomeye cyane kandi ubita Emile nawe asigaye ari kwibaza niba azongera kuba yabona Anita ese Emile byaba bigiye kurangira nabi Emile ndetse na Anita byaba bigiye kurangira badakomeje urukundo rwabo nko twabonaga yuko urukundo rwabo ruryoshye cyane ese Anita nojya muri comment bashe kuba wakwandikamo umuntu ubona uzatsindira Anita hagati ya Emile ndetse na ALAIN nawe jya muri comment bashe kuba wakwandika muvuga ati ni Emile uzamutsindira cyangwa ni ALAIN kuko muri kubona ko hangaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko hangaha nubwo Emile atangiye kuba yabona ko ibintu bitari kwa habe na gato muje kumva ko hangaha wita Emile avuze ati ngiye kuba nagwana intambara y'urukundo ngiye kuba nahangana mugiye kubana ushatse abanya Tactic Blaze ngiye kuba nakubwira ibigiye kuba byabera muri no filme Inzira Musakani ngiye kuba nakubwira ukuntu ubita Emile ndetse na ALAIN bagiye kuba bahura bahangana bikomeye cyane niba no ufite amatsiko kandi ukaba uri kubyibazo ukuntu biraza kuba byagenda icyo ngusaba ni ikintu kimwe gusa nyaboneka niba ugeze aha bwa mbere ukatira wakanda subscribe gerageza ukande subscribe kugira tujye dukomeza kubana kandi dukomeza kugenda dusonjwa neza ino filme Inzira Musakani yuko no kujya muri comment usige igitekerezo cyo kuko igitekerezo cyane nk'ukomeye cyane kandi icyo wakuba washa kuba wakwandikamo cyose ni ikintu kiradufasha cyane niba nta gitekerezo ufite ushaka kujya muri comment ugakubitamo emoji umutima utwereke ko nawe ukunda ino filme Inzira Musakani nawe ikuinyigisho zikomeye cyane ko muri kubona ko hangaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko Emile atangiye kuba yakwiba kandi turabizi neza yuko Emile kugira ngo atsindire Anita n'urugendo rukomeye cyane murabizi ko Emile yahemukiye Nyantambara murabizi ibintu Emile ndetse na Camarade bakoreye Nyantambara ngira mwabonye ukuntu bamuvunye akaguru ese none bizagenda bita umunsi uno muyobozi w'umudugudu no muyobozi bohereje murabizi ko ari mushiki ari musaza wa Nyirantambara urumva ko rero Nyirantambara naramuka yumvishe yuko umukobwa wakonana na Emile urumva ko nono angaha ibintu bitazagenda neza urumva ko nono Emile ikizere cyo kuba yatsindira Anita kiri ari gikeya cyane navuga ko ari nka 5% urumva ko nono ahangaha ibintu bitoroshye urumva ko ubita Emile afite urugamba rukomeye cyane rwo kuba yagwana ese bizagenda bita umunsi
Anita yamenye ukuri kose. Umunsi Anita yamenye yuko Emile ari we wakubise mama akamugira kuri uwo munsi, Anita yamenye yuko Emile ari we wafashe mama akamuvuna akaguru. Urumva ko noneho ahangana avuga yuko ibintu bitagiye kuri, urumva ko ahangana avuga ko ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese we niki wabwira Anita muri comment ko muri kubona ko ahangaho bita Anita agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane ryo kuba yahitamo hagati ya Ari ndetse na Emile, dore ko twamajije kubona ko ibintu bitagiye kuri, kandi tumajije kubona ko urukundo rwabo rushobora kuba rugiye kuba rwarangira nabi, rutagiye kurangira neza, kuko turabizi neza yuko kugira ngo Emile atsindire Anita ari ibintu bikomeye cyane cyane, yuko ahanga twamajije kubona ko Emile ari no kwitegura kuba yajya kwa mama wa Anita. Emile ari kwitegura kuba yajya kureba ahantu Anita avuka. Ese bizagenda gute umunsi ngo bita Emile yagize kwa Nyirantambara? Umunsi Emile yagiye agasanga uno mukobwa yakunze n'uwa Nyirantambara, ese bizagenda bite? Ese Anita azaguma kunde Emile, cyangwa bizahita birangira Anita yikunde Are? Urumva ko noneho ahangaha hari ibintu bitagiye kuri, urumva ko noneho ahangaha ari ibintu bigiye kuba byahindura isura muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Mwaje no kubona ko ahangaha ngo bita Iribagiza akomeje kugenda abwira cyose ati ibi bintu wabiretse, ibi bintu mushaka kuba mwakurana ibiki? Nimba Isimba adashaka kuba yatandukana n'umwana we, kuki mushaka kuba mwamutandukanya n'umwana we? Niyo mpamvu mushaka kuba mwabikora cyane yuko mwamajije kubona ko ahangaha ngo bita Iribagiza adashyigikiye yuko Isimbi yatanga umwana, yadashyigikiye yuko Isimbi yatandukanywa n'umwana we. Ese bizagenda bite? Nawe uri kumva yuko Isimbi akwiye kuba yatandukana n'umwana we? Nawe ushaka kujya muri comment kutubwira nimba koko wumva Isimbi akwiye kuba yatandukana n'umwana we, cyangwa ukagira inama ugira Isimbi, kuko muri kubona ko ahangaha Isimbi nawe afite ikibazo gikomeye cyane, kandi Isimbi ari mu ihurizo rikomeye cyane. Isimbi yabuze amahitamo cyane ko Nyirantambara yamubwiye ati uzahitamo umwana we cyangwa twebwe, dore ko ahangaha muri kubona ko noneho ahangaha ibintu bitoroshye. Ese Isimbi niyo nama wamugira? Nawe ushaka kujya muri comment ukagira inama ugira Isimbi, kuko muri kubona ko Isimbi byamucanze, kandi muri kubona ko Isimbi nawe afite ikibazo gikomeye cyane, kandi Isimbi afite ihurizo rikomeye cyane ashoboye kuba yakwikuramo. Mwumva ko ahangaha yamaje kuba yabura amahitamo cyane, yuko ahangaha twamaje kubona ko Nyirantambara ndetse na Rugema mwakomeje kugenda bamubwira ati turagutegeka, ntago udutegekura umwana wacu, tugomba gukora icyo tukubwiye. Cyane ko navuga ko ahangaha Nyirantambara ndetse na Rugema bishakira amafaranga. Ngira ngumvishe ko ahangaha kwa Cyusa babwiye ati tuzabaha amafaranga ubundi muduhe uriya mwana wanyu tubasigira amafaranga. Urumva ko rero angana avuga ko Nyirantambara ndetse na Rugema bashaka kuba bagurisha umwana wa rero bashaka kuba bagurisha umwana wa Isimbi. Urumva ko rero ahangaha Isimbi atabyemera, Isimbi ntago yabyemera. Murabizi kuntu Isimbi yagwanye ku mwana, murabizi ibintu byose Isimbi yaciye agira ngo arinde umwana. Ngira ngo mwabonye ko Isimbi akitwite yagiye agahunga iwabo kubera ukuntu iwabo bari batangiye kumufata, kubera ukuntu iwabo bamwitwaragayo bitewe n'ukuntu bagendaga bamwereka yuko batakimwitaho. Ngira ngo wabonye ukuntu bamwerekaga urukundo, ntago bamwerekaga. Rero ahangaha mwabonye ko Isimbi yahise agera akigendera akicikira, cyane yuko Isimbi yari atwite akeneye amahoro. Urumva ko rero ahangaha Isimbi bitewe n'ibintu yagiye acamo, bitewe n'ibintu byose yanyuzemo kwa Nyirantambara, nta kintu na kimwe bazi. Mu gihe Isimbi yari atwite nta kintu na kimwe bazi ukuntu byamugendekeye igihe agenda. Ngira ngo wabonye ukuntu Isimbi yagarutse yarameze, ngira mwabonye ukuntu Isimbi yagarutse yarananutse, ngira mwabonye ukuntu Isimbi yagarutse ameze nabi cyane, yaragira ngo arinde umwana. Urumva ko rero kugira ngo atange umwana we ari ibintu bidashoboka. Urumva ko ahangaha Isimbi mukwiye kuba mwamugira inama, mujye muri comment mubashe kuba mwagira inama Isimbi, mugira inama, kubera ko ahangaha muri kubona ko Isimbi atorohewe abe na gato, kandi Isimbi nawe ari kugwana urugamba rukomeye cyane. Ese noneho bizagenda bite? Noneho ahangaha ibintu bizarangira gute? Ndabizi yuko nawe amatsiko ari menshi, kandi nawe ukomeje kugenda yibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ndabizi yuko noneho agace kagiye kuza ari umuno, kandi kagiye kuza musobanukirwa byose mugiye mwibaza kuri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ari benshi mufite amatsiko, kandi ari benshi mukomeje kugenda mwibaza muvuga ati ese noneho bizagenda gute? Ese Are ndetse na Emile ni duzatsindira Anita? Ese Nyirantambara namara kubona yuko Anita yakundanye na Emile bizagenda bite? Ese Rugemwe namara kubibona azakora iki? Dore ko twamaje kubona ko Rugemwe ari nkora amaraso, Rugemwe nta keza ke, Rugemwe ari umugome mubi cyane. Urumva ko rero ahangaha ibintu bitoroshye, kandi ahangaha navuga yuko bita Emile nawe yamajije kubona ko ibintu bitagiye kura, yamajije kubona yuko ibintu bidahora ari amen, ahubwo ibintu bigero bikaba nabi. Urumva ko ahangaha noneho ibintu bitoroshye. Urumva ko ahangaha noneho ubita Emile nawe yiyemeje kuba yagwana, yiyemeje kuba yahanganira urukundo rwe, yiyemeje kuba yagwanira urukundo rwe. Urumva ko noneho ari ibintu bitoroshye. Urumva ko ahangaha hari urugamba rukomeye cyane ubita Emile agiye kuba yagwana. Ese Emile ibintu agiye kuba yakora ni ibiki? Emile umwanzuro agiye kuba afata nuki? Dore ko ahangaha tubonye ko ubita Emile asigaye ahangayitse, dore ko tubonye ko ubita Emile asigaranye agahinda gakomeye cyane. Urumva ko noneho ahangaha navuga ko ibintu bitoroshye. Twamaje no kubona ko ahangaha ubita mama Iribagiza nawe afite umujinya ukomeye cyane. Mama Iribagiza nawe akomeje kugenda higera, avuga ati Rugemwa uko byagenda kose agomba kuba yakwishyura ibyo yakoze byose, agomba
kuba yakwishyurira ubunyamaswa bwose yankora agomba kuba yabyishyura. Umva ko noneho ahangaha hari ikintu kitoroshye cyane kandi urumva ko ahangaha mama Iribagiza nawe afite umujinya ndetse n'agahinda gakomeye cyane avuga ati rugemwe ibyo yankoreye byose agomba kuba yabyishyura. Ese noneho bizagenda bite ko twamaje kubona ko ahangaha musaza wa Iribagiza yasezeranyije mama akamubwira ati ngomba kuba naguhorera uko byagenda kose rugemwa agomba kuba yagezwe ibyaha byose yakoze rugemwa agomba kuba yagezwe imbere y'ubutabera. Dore ko twamaje no kubona ko ahangaha wita rugemwa nawe afite ubwoba bwinshi cyane kandi twamaje kubona ko rugemwa akomeje kugenda yibaza niba koko azatsinda urubanza. Ese bizagenda bite rugemwa azabasha kuba yatsinda urubanza? Dore ko twamaje no kubona ko n'umuhungu ngo ni ari umudespora yamaje kuba yamukubita ibihumbi 5 by'idolari amubwira ati aya mafaranga azagufashe mu rubanza rwawe kandi ikintu cyose uzakenera uzambwire nkiguhe. Ese noneho bizagenda bite noneho ko twavuye ko nahanga ubita Fabiola nawe twavuga yuko bita Fabiola nawe imigambi yo kuba yamenya umuntu ukundana na Anita igeze kure twavuga yuko ahangaha imipango ya Fabiola yapanze avuga ati nshaka kuba namenya umuntu ukundana na Anita. Twavuga ko bigiye kuba byamenyekana kandi uwo bita Fabiola araza kumenya yuko ari Emile ukundana na Anita kandi twamenye ko Fabiola yanga Emile urwango rukomeye cyane ndetse yanga uriya muryango wose wo kwa Kamarade. Ngira ngo ubonye kunanga wo bita Fabiola afite umujinya mwinshi cyane. Mwabonye ko ahangaha wo bita Fabiola yabwiye ati ngomba kuba namenya uwo muntu ukundana na Anita ngomba kuba namenya ngo ni muntu ki ngomba kuba namenya nkamenya n'ahantu atuye. Mwabonye ko ahangaha wita ALAIN nawe yahise abwira Fabiola ati ubufasha bwose uzakenera cyangwa ikintu cyose uzakenera ndi hano kugira ngo nzakiguhe. Ikintu cyose uzakenera uzakimbaza nzakiguha uko bizaba bishoboka kose nzakiguha ariko Anita mutsindire. Ese bizagenda bite n'umuhungu ni ari azatsindira Anita? Nawe nicyo kintu uri kwibaza kandi nawe nicyo kintu ufite amatsiko gusa yabwiye ko nawe nimba wizeye Imana kandi nimba nawe ukomeje gusengera Anita, nimba nawe yumva yuko Anita azabana na Emile, nimba nawe yumva yuko Imana azaguma kubashyigikira, ndagira ngo ujye muri comment utuje cyane kandi ukomeje kugenda ubitekerezaho uvuga ati se noneho bizagenda bite usengera Anita wandikemo ati amena amena, utwereke yuko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Anita azabana na Emile kandi ibintu bizagenda neza cyane kuko navuga ko imipango yose Nyantambara ndetse na Fabiola bapanga icyo are cyose yakora Imana yafatanyije nta muntu ugitandukanya. Urumva rero ko hanga hari ibintu bizagenda neza cyane. Nimba nawe wizere yuko Imana izashyigikira Anita, jya muri comment wandikemo amena amena kugira ngo utwereke yuko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Anita uko byagenda kose azabana na Emile. Dore ko hanga twamaje kubona ko Emile akomeje kugenda abona yuko ibintu bitazoba kandi Emile akomeje kubona yuko hanga ibintu bigiye kuba byagenda nabi cyane. Babwira ati nanga nshoreje nje mwabanye kuri mikoro ushatse Nyatetic Bless, ndabakunda cyane kandi boza ku mutima. Nyaboneka mbere yuko ngera najya manze nkwisabira akantu gatoya cyane nkandira subscribe na nyeza ubasha no kuhajya muri comment usigemo igitekerezo cyawe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.